ikibazo cy'umunsi kirabaza giti ese ujya wibaza ko iyo telefone yagutunga? Ushobora kuba nta gitekerezo ufite cy'uko iyo telefone yagutunga, ushobora kuba uyifite ariko ukaba wibaza ikintu wayikoraho ngo cyinjiza amafaranga bikaba byaragucana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu wakora kuri iyo telefone yawe mu ntoki ikinjiza ikagira umusaruro ikagutunga, ukareka kuyikoresha uyihamagaza gusa utazi ubundi buryo yakwinjizamo amafaranga. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bugera muri butanu, bwose ndabusobanura kandi mbugusobanure neza ku buryo uri buze kunyurwa. Ndabizi ko aho uri hose uri kunyumva kandi nawe kandi nshaka yuko tuba inshuti, tukaba umuryango, tugakora famiye. Nibwikira kuri channel kanda subscribe, ukande like, ndakwinginze nyamuneka kanda subscribe kandi ujye ukanda na like, ujye sharing iyi video bagenzi bawe kugira ngo YouTube niyibona ibone ko yakunzwe, iyi sharing bagenzi bawe kandi bagenzi bawe bagire ubumenyi bunguka, kubera ko tuba twakoreye video abantu bayikoreye wowe n'abandi kugira ngo bunguke isomo. Bareke gutunga telefone zabo mu buryo bwo guhamagara gusa, ahubwo bazitunge mu buryo binjiza amafaranga. Uburyo bwa mbere ngiye gutangiriraho uburyo bita affiliate marketing. Affiliate marketing ni uburyo ufata igicuruzwa ukagishyira kuri telefone, nyine ni uburyo bwo gucuruza kuri internet, aho ushobora gushinga iduka ryawe ukajya ucuruza, cyangwa se aho ushobora kurangura ibintu ukabicuruza kuri internet bidasabye butike, bidasabye ko ufite iduka nyine ryatanje. Ubishaka wakora iduka, ariko ubishaka wajya urangura ugacuruza. Affiliate marketing ubu ni uburyo bwiza. Ushobora kujya wenda urangura ekuteri, urangura amateleviziyo, amaradiyo n'ibindi byinshi cyane n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, warangiza ukabifata telefone yawe ukabifotora ugakoresha urubuga bita Facebook, hariya bita marketplace. Kuri Facebook hari urubuga bita marketplace, ushyiraho igicuruzwa cyawe warangiza kikaboneka umukiriya. Ku bantu benshi bakoresha Facebook barabizi ko Facebook ifite icyo bita marketplace, cyane cyane bari abantu bakunda gucuruza ibibanza aho bakoresha marketplace, n'abantu bagurisha inkweto. Zino mbuga zisanzwe, izi mbuga nyine, izi website nazo zikoresha marketplace, harimo nka Yahoo, Amazon n'ibindi byinshi cyane bigiye bikoresha marketplace. Rero ndatekereza nawe ufite plan y'uburyo watangira, icyo usabwa amafaranga ukarangura, ukajya urangura. So ugakoresha TikTok mu buryo bwo kwamamaza, YouTube, Facebook ugakoresha marketplace. Ndatekereza iyo affiliate marketing hari nubwo ushobora gucuruza ucuruje umuntu, ugafata link y'igicuruzwa cy'umuntu mwabyumvikanye ukakijyana ku mbuga za nkoranyambaga, ubundi ukagira amafaranga ubona. Iyo niyo bita affiliate marketing, ucuruza online. So ndatekereza ntukavuga ngo wabuze icyo wakoresha telefone yawe. Ndabara ku bantu bacuruza, umuntu wumva yacururiza kuri internet, umuntu wumva intego zo gucuruza byanyabyo no kumenyekana, yakoresha affiliate marketing. Uburyo niba utabusobanukiwe neza, ujye kuri Google ushakingemo affiliate marketing, cyangwa se ujye kuri YouTube ushakingemo affiliate marketing, niba wumva ufite intego zo gukorera amafaranga kuri telefone yawe. Ubundi buryo bwa kabiri wakoresha telefone yawe. Telefone yawe ushobora kuyikoresha kuri zino mbuga nkoranyambaga, harimo TikTok, YouTube na Facebook. Ariko imbuga ebyiri nagushishikariza gukoresha ni TikTok na YouTube, kubera ko izo mbuga zihemba mu Rwanda. Ushobora kuzifashisha gukora amavideo
ufungura amacano, ugafungura cano, wamara gufungura cano ukayishyiraho logo yawe, ubundi ugatangira kuyikoresha. Ufungura cano ukayishyiraho izina ryawe, ugafunguraho logo yawe, ugashyiraho logo yawe, wamara gushyiraho logo yawe nyine identity yawe ikuranga, so amazina yawe, ifoto yawe na brand yawe uzajya ukoresha. Ubundi ugatangira ugafata video ukoresheje telefone yawe. Wamara gufata video ukoresheje telefone yawe ukayishyira aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga nyine, so Facebook, YouTube, nawe ugatangira guhemberwa muri YouTube Partner Program. YouTube iguhemba ugejeje abafolo 1000 n'amasaha 4,000. My friend, ni ukwihiringa, ariko umuntu ufite icyo ashaka, ku muntu wumva ashaka gutera imbere arabikora. Kubona amasaha 1000 ntabwo biba byoroshye, kubona subscribe 1000 gutangira, ariko iyo umaze igihe nk'ukwezi, amezi 2, utangira kugenda ubona impinduka mu buryo bwo gukoresha YouTube. TikTok nayo ihemba ugize abafolowa 10,000. Nta kindi basaba, ni abafolowa 10,000 no kuba ugejeje imyaka 18 utari muri under 18, ibyo baraguhemba. So niba ugejeje iki kiganiro hano ukaba wishimiye kumva no gusobanukirwa ubu buryo, ukaba ugitegereje n'uburyo nakubwire, gatekereza 3 busigaye: kanda like, kanda subscribe, kanda share, sharing video bagenzi bawe, kandi nyamuneka ujye wandika n'igitekerezo. Nge numva niba turi kumwe, comment, jya muri comment aho hasi muri comment section wandike uburyo uri kubyumva, unagire inama bagenzi bawe. Reka turebera hamwe ubundi buryo bwa gatatu. So ubundi buryo bwa gatatu wakoreshamo telefone yawe ikakugira umusaruro, kuyikoresha gukora video zo kwamamaza. Abasitari benshi batunzwe n'ibintu. Telefone y'umusitari ifite ibintu byinshi bitse, amapplication yo kwamamaza, nyine amapplication ukoreramo video yo kwamamaza. Hari application nyinshi zagufasha gukora video zo kwamamaza, harimo uburyo bita nyine harimo application bita KineMaster, application bita CapCut. So zose zikorera kuri telefone, ziba ziri online, urayidownloadinga kuri Play Store ukayikoresha. So ntago birenze, zabakorera izo video. Wowe ni mubishaka munyandike muri comment. Uburyo bwa kane ni uburyo bwo gucururiza kuri internet. Uburyo nyine bwo gushakira abakiriya kuri internet, ndavuga gufungura imbuga nkoranyambaga harimo YouTube, TikTok, Facebook na Instagram, ubundi ukajya ubabwira icyo ukora. Amara kubabwira icyo ukora, babishima, ukajya nabereka product review waguze, bayishima bakaza kuyigura. So ubwo nibwo buryo wakora amafaranga ukoresha telefone yawe. Ubundi buryo aribwo bwa nyuma. So ndabona nababwiye butarata, ariko reka mbabwire 5. Ubundi buryo bwa nyuma ni ugukoresha telefone yawe mu bintu bibyara inyungu, ukirinda kuyikoresha ureba amavideo y'abantu, ugasanga nyine telefone yawe wiri guscrolling amavideo ya kanaka, nta nama ari kukugira, kandi ubundi buri video yose wakabaye ureba yakabaye ari video ikugira inama, ukava mu bintu by'ubujiji. So ndatekereza birangiye, ariko reka mbabwire n'uburyo bwa gatandatu. Wakoresha telefone yawe mu buryo bwo kugura no kugurisha online. So kugura no kugurisha bikorerwa kuri
TikTok, YouTube na Instagram. Ndatekereza ubwo buryo aribwo bw'ingenzi wakoresha, ndabakunda cyane. N'ikiganiro wagikunze kandi like, subscribe, sharing ibyo bagenzi bawe, ndabakunda cyane. Imana ibarinde.